mbese kugira ngo yisange ari guhanura mu muhanda, ari guhanurira abantu batandukanye, ari guhanurira abaperezida nk'uko abyivugira, ari kujya mu bihugu bitandukanye. Mbese uyu muntu ni muntu ki? Yabitangiye ryari? Uyu munsi rero nicyo kiganiro tugiye kubagezaho. Imana ubahe umugisha. Ngende Jean Marie. Yitwa Twagiramungu Fabien. Ayo niyo mazina ye yiswe n'ababyeyi, ariko abantu benshi cyane bamuzi nka Kavuzanduru. Ni umugabo ufite umuryango, afite umugore n'abana. Ni umuvugabutumwa uturuka mu itorero rya ADEPR, kandi akaba arimazemo igihe. Rero tuganira nawe, ndetse nk'uko yabitangaje kuri channel yiwe akunda gukoresha, yavuze ko atangira cyangwa se ibintu byo guhanura yatangiye mu byumba by'amasengesho bisanzwe, agenda asenga guhanura bisanzwe, ngo ariko Imana igenda imutuma ibintu bitandukanye, harimo nk'ibyo yatangaje avuga ko 2008 Icyangugu habaye umutingito ngo ukomeye cyane, ngo kandi uwo mutingito yari yarawuhanuye. Yagiye mu masoko, ajya ahantu henshi cyane hatandukanye, ajya mu mihanda, ajya mu nsengero ngo hanura umutingito. Ndetse we atangaza ko 2002 aribwo yatangiye guhanura ikintu cyitwa umutingito, ariko ngo 2008 2008 rero haje kuba umutingito mu nce za Cyangugu, ngo wari umutingito mubi cyane, abantu barapfa, ngo insengero bigwira abantu, ibintu byinshi cyane, haba ibintu bibi cyane cyane. So rero nyuma y'ibyo ngibyo cyangwa se na mbere yaho nka 2007 atangaza ko yagiye kwa Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, akagenda akamushyira ubutumwa Imana yari yamuhaye. Abamubazaga cyangwa se abanyamakuru baramubaza ati se mwarahuye koko, wahageze uti? We atangaza ko yagiye rwose bakicarana akamuha ubutumwa Imana yamuhaye, ndetse anatangaza ko batahuye inshuro imwe gusa, ngo ahubwo bahuye inshuro 3 amushyiriye ubutumwa. So nyuma yabwo rero ntabwo ari kwa perezida gusa w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yagiye atangaza ko muri Tanzania naho yagiye agahura na Magufuli muri 2004 na Perezida Magufuli. Nanone 2012 yaje guhura na Perezida Nkurunziza, yagiye i Burundi, barahura baraganira, ndetse abo bose, abo baperezida bose yabaga bashyiriye ubutumwa Imana yamuhaye. Rero birumvikana mu butumwa yatambukije yavuze ko Perezida Magufuli ngo kugira ngo ahagere cyangwa se kugira ngo ahure nawe, ngo bamufunze, niba nabyita kumufunga, cyangwa se hari ahantu bamushyize ahamara iminsi igera muri 5. So rero ariko baza guhura baricarana, amubwira ubutumwa Imana yamuhaye. Rero twaje kwibaza tuvuga tuti se byatangiye gute? Ubundi uyu Kavuzanduru ni muntu ki? Uyu Kavuzanduru mbese bimeze gute ibye? So rero uyu mugabo ni umugabo akenshi w'umuvugabutumwa, abantu benshi cyane baramuzi mu matora atandukanye, ariko cyane cyane ADEPR, dore ko ari nayo abarizwamo. Yagiye avuga ubutumwa ahantu henshi hatandukanye, yagiye avuga ubutumwa mu biterane. Nanjye uri kuvuga ibi hari ahantu henshi cyane muzi mu biterane, ariko mu magambo yigisha cyangwa se mu bintu akunda kwigisha, mu byigisho bye bya buri munsi, ntago uzamusanga ahantu hakeya yigisha ko Imana igiye kuguha umugisha, cyangwa se Imana igiye kukujyana hanze. Mbese nka babigisha ni gakeya cyane uzabimwumvana. Uzamwumvana amagambo akomeye yuko abantu Imana igiye kubahana, yuko abantu kubera kwitwara nabi Imana igiye kubakubita hasi, Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Ndetse akenshi azakubwira ko abantu bakurikira channel ye uzasanga abantu benshi cyane batamwiyumvamo cyangwa se bamurwanya kubera ubuhanuzi bwe atambutsa. Muri make nk'abantu babizi, reka tubwite ubuhanuzi bubise, bitewe na side uburimo, bavuga ko ngo ahanura ubuhanuzi bubi. Murabizi na Bibiliya hari abo bitaga ba Mikaya, hari abahanuzi nyine bahanuraga ibintu bibi cyane, ku rwego ngo n'umwami iyo yatumizaga yavuga ati uyu nguyu ntajya ahanura ibintu byiza, igihe cyose ahanura ibintu bibi. Rero uyu Kavuzanduru nawe iyo umwegereye uba usanga
ababajwe cyane n'ibintu abantu bakora, avuga ati ubutinganyi, avuga ati kubera ibi n'ibi bigiye kuba bibi. Akenshi ari nabwo yatangiye kuzamura ubuhanuzi bw'igihugu, agahanura ku gihugu, akavuga ko ibintu bitari byiza, ari naho yagiye ageragerezwa, ari naho yagiye arwana intambara zitandukanye. Iyo muganiriye uba wumva ari umuntu wahuye n'ibintu byinshi kandi wabonye ibintu byinshi cyane, atari nabyo dushaka kwinjiramo. Uyu mugabo rero Kavuzanduru ariwe Twagiramungu Fabien, ni umugabo wagenze ibihugu bitandukanye. Avuga ko yagenze Uganda mu ivugabutumwa, avuga ko yagiye Kenya mu ivugabutumwa, avuga ko yagiye Tanzania mu biterane, avuga ko yagiye muri Sudani n'i Burundi mu biterane bigiye bitandukanye. Ntabwo yagendaga ashyira abaperezida gusa ubutumwa, ni umuntu wahabwaga ubutumwa bw'abantu batandukanye bw'ibiterane abantu. Ndetse mbabwire ko uyu Fabien ari n'umuhanzi, ni umuhanzi ufite indirimbo zigaragara, ufite indirimbo z'amashusho na audio. Ni umuhanzi wabitangiye na kera, we avuga ko yabitangiye kera cyane, muri za 2000 yari yaratangiye kuba umuhanzi ajya mu biterane bitandukanye. Uyu mugabo rero abantu benshi cyane baramuzi mu biterane, ariko byaje kugenda gute kugira ngo yisange ari mu bantu bahanura ibintu bikomeye ku gihugu? Ntatinya no kuvuga ko iki gihugu kigiye kubamo ibintu bikomeye, ntatinya ko mbese ni umuhanuzi ushize amanga. Ndetse niyo umubajije ati se ntabwo ujya ugira, aravuga ati ngewe no gupfa niyemeje gupfa. Rero Imana ibahe umugisha mwebwe mwadukurikiye, muhezagirwe.